Gatarina ni filime irazwi kuri YouTube ariko umuyobozi wayo ntabwo yumva ibitekerezo by'abakinnyi akinisha mu gihe Asiya ataramenya imiyoborere ntabwo si cyo bita leadership cyongereza leadership ni imiyoborere so mu gihe ataramenya leadership ntacyo bizamumarira azakina kuriya gusa agenda azana abatoraguye gusa ku muhanda agenda azana abatoraguye uravuze kugera gutoragura hari abantu bigeze atoragura ku muhanda se yaramwe ngo nanjye yaranoraguye ariko urwego ndi rumaze kugera ku rwego rwo hejuru ntabwo yatoragura abantu ngo baze bakina none se nyuma yawe abantu bamenye ibyo bari gukora ariko iyo udafite management zero icyo kintu cyananiye Asiya please wait ikintu cyananiye Asiya ni management umugabo n'umugore habanza iki habanza umugabo ko umugabo niwe ufata igitsina cye akakinjiza mu cy'umugore noneho utubwiye mu bintu bitatu ku yes ka nongere mbasuhuze mubwene mugubwe neza muri hirya no hino n'amajyepfo n'amajyaruguru n'uburengerazuba ndetse n'iburasiro bwaryo ndetse n'umujyi wa Kigali iwabo wabeza mpana bivuga umunsi ku munsi nawe wabeza noneho muri minsi tugeze mu gihe cya show rwarareza hano ndi kumwe n'umustar ukomeye cyane bamwita Yakamwana murabizi neza Special TV Special Yakamwana OG iyo bavuze Special News Refresh Mind wumva iki mu mutwe imbere na mbere special ni ikintu kiri special ikintu kimeze neza cyane urabona hari ukuntu bakaranga inyama bataramenamwo amazi batarashiramo amazi ni special noneho nuvuga ngo Special News Refresh Your Mind nuvuga ngo ni amakuru meza kandi agufasha kuruka mu mutwe buri wese afite uko atekereza that is my mind that's your mind noneho ukora iki kugira ngo wumve urutse mu mutwe nkora ibyo nifuza urugero dubwire nk'urunga bitatu bigufasha kuruka kwisanzura ni gute freedom so uburenganzira bwanjye exactly mu burenganzira bwawe umva ari nk'ibiki bintu wakoramo ku burenganzira bwanjye kunywa agacupa gafege yego ndi free nta muntu mbangamiye n'abangamiye n'undi hari ibindi bintu nabonye ejo bundi wari uvugiye ku gitangazamakuru kimwe ngo ukunda kurenza ibindi bintu kitubabaza gusa nuvuga ngo igitsina cy'umugore iyo igitsina cy'umugabo cyinjiye mu cy'umugore aba ari fresh as in that you know ourselves murabizi nawe nase akakuvuze ngo ukunda uko uravuze ngo icyo kintu uragikunda cyane iyo kinjemo ari fresh aricyo washyizemo n'agacupa n'ifege dutandukanyiriza agacupa n'ifege ndetse n'igitsina cy'umugore bitondeka uko wabikenera ku munsi umugabo n'umugore habanza iki habanza umugabo ko umugabo niwe ufata igitsina cye akakinjiza mu cy'umugore noneho utubwiye mu bintu bitatu ukunda utubwiye kugira ngo wumve uruhutse nyine utubwiye agacupa utubwira ifege utubwira igitsina cy'umugore baramutse bakubwiye ngo urasigarana ikintu kimwe muri ibyo bitatu wasigarana iki nasigarana icupa kuko niryo rituma nshaka umugore gusa udafite inkwano bakwita umukwe nuko watanze icyo kunywa ukaba akaguha umugore sisa yes ni Special TV reka mbaze mubwire ko uyu ni Yakamwana amaze kumenyera cyane yaramamaye kuvugwa nyinshi zitandukanye ariko Gatsiri ubu nta kintu asigaye akora iyi Gatsiri yavuye Kansas ubu ari Texas kandi ajya anyohereza ku mafaranga Gatsiri ni umuvandimwe mwiza cyane abasigara umuvandimwe mwiza cyane ariko okay that's good yes twakomeye cyane muri filime Gatarina ya Asiya uyu munsi imaze kubona episode yasohotse utarimo ni ukubera iki ni uko kontrawe yarangiye hariya byagenze bite Gatarina ni filime irazwi kuri YouTube ariko umuyobozi wayo ntabwo yumva ibitekerezo by'abakinnyi akinisha mu gihe Asiya ataramenya imiyoborere ntabwo si cyo bita leadership cyongereza leadership
n'imiyoborere. So mu gihe ataramenya leadership ntacyo bizamumarira, azakina kuriya gusa agenda azana abatoraguye gusa ku muhanda, agenda azana abatoraguye. Uravuze kugera gutoragura, hari abantu bigeze gutoragura ku muhanda se? Yaramwe ngo nanjye yaranoraguye, ariko urwego ndi umaze kugera ku rwego rwo hejuru, ntabwo yatoragura abantu ngo baze bakina. None se nyuma yawe hari muri la filime hari undi muntu ubona yatoraguye? Yazanye benshi cyane, ni benshi cyane, barahari nabo ubwabo barabizi, agenda yinduranya abantu. Ariko ndashimira by'umwihariko kameramani wacu witwa Hiro, niwe wanangije muri filime Gatarina. Hiro ndamukunda cyane. Shimira na umuyobozi uri muri Gatarina ariya muta director Asumani, ndamushimira cyane, adukinisha neza kandi nawe arakina, ariko nawe azi uko bimeze, arabizi ko Asiya yaratunaniwe, yayoboye imiyoborere nabi. Asiya nta miyoborere afite. Nta miyoborere afite. Hakaba hari amakuru menshi avuga ko kuva bazana mama wa Pampe ari wahise usezeramo, nibyo? Nyina wa Pampe bamuzanye intari, ndahagera nari ndi mama mu nkambi, nsanga nyina wa Pampe baramuzana, turakina ubwa mbere biramunanira, ubwa kabiri biramunanira. Mbibwiye Asiya yigira uwa danje, yigize uwa danje, ndamubwira ati rero ndagusezereye, mu gihe utarahindura script nangwa se ngo ubanze wige leadership field craft officer management course. So Asiya rero biramucanga, buri icyo yakora, na n'uyu munsi byaramucanze. So nanyenera nzamukenera kuko dukenerana. Movie, the showbiz. Thank you. Aziba gukenera. Mama wa Pampe wamuvugaho nk'amagambo angahe? Mama wa Pampe ndamukunda, mufita n'uruta, ariko nta mpano yo gukina afite rwose. Nta mpano yo gukina afite. Kuvuga gusa ngo wakinuwe, wamureziwe, ibintu ati wakinuwe nagutwika. Ibyo rero muri movie bagwa script ukagendera kuri role bakubwiye, topic, intangiriro y'ibyo bakubwiye ukina. Byaramucanze, ntabyazi. Ariko nko kuntuza kukimara amafaranga aho warebaho. Uri urabona amayi namusamurada. Agwe wamusamura? Namutwika rwose, ariko nyina wa Pampe ndamwubaha, ndaramukunda, ariko ntabwo azi gukina rwose. N'abari bahari, Asumani yarari, bari kureba ukuntu yari ari kwakitinga, uretse ko mabuja atajya yumva ikibazo cy'umuntu, ariko mabuja ndamukunda exact. Ariko mabuja umufata utubundi? Okay, mabuja mufita nka mabuja ko ni umemba. Mwubaha nka mabuja cyangwa mabuja ndamwubaha, ariko ntabwo nanamusuzugura bitewe n'impamvu runaka, kubera impamvu zanjye ku giti cyanjye. Mabuja ndamwubaha exact. Ariko buriya handi naho wasamura? Icyo nasaba gusa, ntabwo ndi kumusaba we akore acting, ajya afite abakinnyi abicaza bakoresha n'inama. Ufashe abakinnyi bagakina gusa, ntunabicaze ngo bakoreshe inama nk'umuyobozi, bakora ibyo bishakiye. Ariko bibabwira ati afande wanyu n'uyu, uriya niwe umwungirije, uriya niwe director, uriya niwe kameramani. Abantu bamenya ibyo bari gukora, ariko iyo udafite management zero. Icyo kintu cyananiye Asiya, please wait, ikintu cyananiye Asiya ni management. Abakinnyi rero bafite, twese dufite, ariko management nta miyoborere afite. Nta miyoborere afite muri Gatarina. Leadership. Ndibuka hari sene yararimo uri gusaba Fofo Dance, uramwita Fofo the Dancer ni umwakiteri mwiza cyane, twarakinanye muri Gatarina. Akina neza cyane. Ariko yabaga ari kuri set nta muhora bagufite. Najyaga mbona twarakinanye cyane. Iyo yabaga ari kuri set
ko njye mbibona kuri filime nyine yabaga yasohotse nkabona ubusambo bwo umufitiye bya ubusambo bwo nawe utabugira numvaga nta musamura cyangwa se musabaho ariko wigeze bigerageza twabaga turi mu kazi akazi ni akazi ntabwo twabikorera hari imbere ya kamera ariko tujye ku ruhande nta musamura wasanga waranabikoze wabuze iki byatewe n'impamvu zitandukanye ubukene kurusha kuruta abakuruta nyine wabuze ifungo yesi kuko dusigaye duhura ufite ibikomere buri gihe uri kubita abantu nuko ni umurwayi uri umurwayi inyamaswa y'inkazi wibwirwa n'imisari imisari ako se reka mbwiza ukuri wagiye Indera nk'uko bivugwa navuyeyo basanze ndi muzima baransezerera mu bandi basazi bari bahari batuwe uva muri muzima umaze nk'igihe kingana iki desemene ibyumweru 2 desemene dore nka experience nk'ibintu wabasha kubonera Indera ibyo nabonye Indera rero ntabwo nabisubiramo ko hari abasazi bagiye batandukanye hari umusazi wankoreraga kurya Indera mu kigo turi abasazi twese tumaze kurya saa sita afata isahani amaze kuriraho ayicaraho ayinnyaho amaze kunya ku isahani amaze kuriraho ahita avuga ati ibintu byahinduye isura uzi ikintu abaganga buri Indera tuba dufashwe neza mu kigo cy'abasazi bahise abadogiteri bahise bazana amazi oya de facto baramubwiye ngo fata iyo sahani umaze kurinyaho kandi yari amaze kwiriraho fata iyo sahani suka hano ku ntoki zawe atega amaboko basukaho umwanda we baramubwira ngo awujyana kuri wese ajyana kuri tuwarete amenamo baramubwira ngo uzane iyo sahani arayuza neza ruruva ararayije arayigarura natwe tuyirira mbo uva Indera hari tujya twumva ngo bajya bakaba baziritse ku ncumangiro kuko nibyo ubona wari uziritse iyo wasaze cyane uwo bagira amapingu ya danje pana tuno dupingu byo mubona bahita bakuzirikira ku giti mpaka neza kuko iyo wasaze wakwica n'abandi basazi bahita bakubita blokaje ya danje bakuzirikira ku giti n'ibiryo bakabikwima kugira ngo ubanze umenye ubwenge ndetse ejo hari amagambo wavuze abantu batangira kugutinya ukuntu umanukira aho ngaho urumva aza twiyaka afite sida yigendera ntabwo ibyo bintu bizagukoraho buriya kumanuka kuki iyo uri ugiye kurya akantu nyine kuri gituruse uyangiye nkunda kurongorera kuko nibwo ndangiza vuba iyo nambaye prudence nenda kurangiza ariko iyo nkoreye aho ndangiza vuba wumva ushaka nko kurangiza mu minota nibwo kiba kiryoshye wumva ushaka nko kurangiza mu gihe kingana iki wowe ntabwo nshaka gutinda kuko iyo nkoreye aho shaba ari sawa rwose sari yaba ari fresh ariko iyo nambaye prudence nenda kurangiza ariko iyo nkoreye aho ndangiza vuba rwose kandi biba biryoshye cyane uruka kubikora ryari nose weho weruka kwinjira mu maguru y'umugore ntabwo ndinjiramo ntanare uri imanzi se ntabwo barakuviba cyaka ndetse nanjye ngiye kumbaza urambaza weho nanjye wari ugiye kumbaza ariko ndabona inyogosho noneho kwanza ufite inyogosho iyi niyo bita ngo iki yes yakagira ngo ntabwo ari ubwa mbere ugeze hano kuri Special TV ubwa mbere twari turi kumwe utubwira ngo ariko tubwira ku mugore wa Meddy Prito afite umugore wande ariko tubwira ku mugore wa Meddy vuga ati nte oya Meddy afite umugore mwiza pe naramumenye kuri televiziyo hariya ni umusomaliya ni umucyari ni umwetiyopiya Meddy afite umugore mwiza ariko nta kibuno kinini afite kandi urabizi ko nkunda abakobwa banini babyibushye bafite ikibuno kinini umugore we ni mwiza ariko ntabwo abyibushye sare problem kandi njye nkunda abagore banini wa The Ben uramuzi ntawe nzi Pamela ariko uramuzi ende Pamela
Pamela Sengi ndamuzi, nzi Pamela w'Imasisi. Umusazi wo muri Masisi, muri zone Masisi muri Kongo, hano hafi ya Zago. Bo yaka ufite umunota umwe wo kubwira abakunzi bawe yaba bari muri Amerika bari mu nkambi nabo gukurikirana umunsi ku munsi. Nta n'umwe nkunda, nta mukunzi ngira, nta n'uwo nkeneye. Uwo mfite ni wowe turi kumwe. None ahangaha uwo mfite ni wowe turi kumwe, nta wundi mukunzi nkeneye. Nuva iruhande waba uba mu Burayi, waba uba he, nushaka ube mu ijuru, umukunzi mfite ni wowe turi kumwe. Ubwo nanjye ni dutandukana mbere y'aho bitabira nawe. Mfite ikibazo ni wowe wakimenya. Wajya kuvuga ngo yakayapfe ni wowe watanga publicity. Uwo mfite rero ni wowe turi kumwe, nta wundi mukunzi nkeneye. Iyo ni message ikomeye cyane kandi itanzwe na Yakadore sivuye mu kanwa kanjye. Ni wowe bivuze. Ibyo kuvuga ngo njyewe ngo mfite umuvandimwe muri Amerika, ngo mfite umuvandimwe mu Burayi, wawe n'uwo muri kumwe. Kugize ikibazo ni njye wakimenya. Bati runaka we n'ikibazo. Naho uri mu Buraya, ari mu Buraya nyine muri kumwe se, yazabibwirwa n'abandi bari hafi yawe. Yes, that's good. Ni Special TV, Special News Fisherman ngende wabo Emi. Kalonye mbashimire ko mwakopeshe ku kintu cyose kandi twagira nyina yaka wakoze kwitanga ukaza. Okay. The Special TV murasanga Yakamwana OG superstar, Yakamwana superstar nakata Kigali. Bisabino so nshimira n'abantu rwose Kongomani ndabashimira, ariko mwitonde kuko muri iyi minsi biraza kubabera bibi cyane. Yes, that's good.